wakagombye kubwiriza abantu bakava mu byaha, iterano ukarushaho kunguka. Iterano nuyigenza nigira umusaruro ntacyo bizaba bimaze. Iterano yose Imana yasigiye umuntu wese, Imana izagaruka kubarana nawe umubare w'ibyo yamusigiye. Yesu azagaruka kureba itorero, Yesu azagaruka kureba abantu yahaye amatarano ye, Yesu azagaruka guhemba, Yesu azaza kureba umuntu wese uri mwiza, akabwira abahanuzi, akabwira bita abakozi b'Imana kandi basigaye babikora n'indonke, akabwira abantu bose, akababwira ngo ntabwo nigeze nkumenya, ntabwo nigeze mbamenya, nimumve imbere mwankozi si bimwe. Nagararira gukizwa, ndamuhamagara mubwira ngo nakizwe, nave mu byaha. Yesu ateze ibiganza, ashaka ko abantu bakizwa, ashaka ko abantu bava mu buyobe, ashaka ko abantu bareka ibyaha, ashaka ko bamukorera bakamumenya w'amaboko n'amaguru mu mwijima. Biteye agahinda gakomeye kumva wazajya mu muriro utazima, biteye agahinda gakomeye kumva wazarimbuka, kandi Imana yagushyiriyeho uburyo bwiza bwo kumva ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana turyumva ku maradiyo, iyo n'ikindi gihe kiri imbere. Nukuri Yesu azagaruka kureba itorero, nukuri Yesu azagaruka kureba umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Ariko ndagira inama abantu bose kugira ngo guhera uyu munsi bafate icyemezo bakizwe. Guhera uyu munsi nibave ahubwo ibihe byose nibakorera Imana bategereje ingororano, nibakorera Imana bategereje ko Yesu azagaruka kureba itorero, nibakorera Imana bategereje ko Yesu azagaruka kureba ibyo yabasigiye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibaha umugisha, turabasabiye kugira ngo Imana ijye ibarinda kandi ijye ibakomeza ibihe byose. Mwebwe mwakaze subscribe, like, comment ku Muremyi TV. Tubasabiye umugisha. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, mwese n'umujyi wa Kigali turabashuhuje. Namwe muri diaspora, Imana nibarinde kandi Imana ibakomereze muri ibyo bihugu murimo, kugira ngo Imana ijye bayobora ibihe byose. Mwebwe mutuye hariya muri Canada, muri Amerika, i Burayi no mu Bushinwa, muradukurikira cyane. Ngaho Imana nibarinde. Rero umukozi w'Imana dufite imbere yanyu muramubona kuri kamera, ntabwo aribwo bwa mbere twamwakira ku Muremyi TV, muramumenyereye. Ni umukozi w'Imana, umuvugabutumwa Imana yatumye kugira ngo atwigishe, kugira ngo mbese Imana yashatse kugira ngo ibintu byose imucishemo ubutumwa bwiza tubwumve, yatugira inama. Reka tumwakire rero muri ubwo buryo, atangira dusengera Imana, twinjira twihuta kugira ngo n'uwo mwanya tubone ukumva ijambo ry'Imana. Namwe rero mudukunde, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu ducisha ku Muremyi TV, kandi ndatekereza ko Imana izajya ibaha umugisha namwe mudukurikira mwese. Iyi ni channel ibagezaho ijambo ry'Imana, mudukurikire, mutangire ikiganiro mukirebe, kandi ndatekereza ko Imana izajya ibaha umugisha. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, atangira dusengera Imana muri ubwo buryo. Umukozi w'Imana, dusengera Imana, dukomeze na gahunda zacu twateguye muri uyu mwanya. Murakoze cyane, urakoze Mana, turagushimiye kubw'aya masaha, tugushimiye ko wongeye kwemera tuboneka muri izi social media kugira ngo tuvuge ijambo ryawe rirekeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu. Uzaryumva wese rimugirire umumaro, kandi rigira aho rimukura, rigira aho rimwicaza, kugira ngo ategereze kuzagaruka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Kandi ijambo ryawe urekereshe imbaraga zikomeye umuntu wese utuye mu mpande enye z'iyi si. Urakoze rero Umwuka w'Imana abane nanjye, ubwira ijambo ngiye kuvuga, kandi ariherekereshe imbaraga zikomeye kugira ngo rigire agaciro gakomeye mu mitima yacu twese. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana, amen. Reka dusome amagambo Umwuka wera yampaye kuganiriza abantu
ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe n'intumwa Matayo, igice ni cya 25. Turasoma umurongo wa 29, dusimbuke dusome n'umurongo wa 19. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'intumwa Matayo, igice cya 25. Turasoma umurongo wa 29 tugeze kuri 30. Dusubire inyuma gato dusome n'umurongo wa 19 abariho dusoreza. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakayekenyera amenyo. 19 haranditswe ngo maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Amen. Amen. Ayo niyo magambo nshaka ko tuganira n'abantu nk'uko Umwuka Wera yampaye kugira ngo nyabwire imbaga nyamwinshi y'abantu badukurikiye cyangwa se n'abazatwumva bose. Murakoze cyane. Uyu ni umugani w'abagaragu bahawe itarantu, kandi uyu mugani waciwe na Yesu. Niwe wavuze cyangwa se ni waciye uyu mugani, avuga yuko ubwami bwo mu ijuru ugereranywa n'uyu muntu washatse kuzinduka mu kindi gihugu. Uyu muntu ashatse kuzinduka mu kindi gihugu yahamagaye abagaragu be, arababwira ngo ejo mu gitondo mfite urugendo nzazindukamo, ariko nubwo mfite aho nzazindukira nifuza kubasigira itaranto kugira ngo izi taranto muzigenze. Nimumara kuzigenza nanjye nzagaruka mu mpane inyungu n'izi taranto basigiye. Arangije shebuja wabo bagaragu ahamagara umugaragu wa mbere amuhereza itaranto 5. Aramubwira ngo izi taranto 5 nubwo ndibuzinduke nifuza ko ningaruka uzampana n'inyungu yazo. Ahamagara uwa kabiri nawe aramubwira ngo ngusigiye itaranto 2, nubwo ndibuzindukire mu rugendo rwa kure, ariko ndifuza ko ningaruka uzampana n'inyungu yazo. Ahamagara umugaragu wa gatatu aramubwira ngo ngusigiye itaranto yanjye iyi ngiyi imwe, nifuza ko nawe wazayigenza muri uru rugendo rwa kure ndibuzindukiremo, ningaruka nzaze umpana inyungu n'iyi taranto. Arangije rero urugendo rwaje gusohora, shebuja babo bagaragu ngo azindukira mu rugendo rwa kure. Jambo ry'Imana cyangwa biratubwira ngo uyu muntu ashakaga kujya kwimikwa mu kindi gihugu, ariko ngo abantu bamwe muri Luka bavuga yuko bamwe babirwanije kugira ngo atazajya kwimukirwa mu kindi gihugu. Noneho rero ngo aba bagaragu babonye shebuja amaze kugenda, uwa mbere afata itaranto 5 nk'uko yazisigiwe, ngo arazigenza. Amaze kuzigenza ngo aza gukuramo itaranto izindi 5. Amaze gukuramo izindi 5, na wa wundi wahawe itaranto nawe 2 nawe arazigenza. Amaze kuzigenza nawe aza gukuramo izindi itaranto 2, ariko wa wundi wahawe itaranto 1 we abonye bose bamaze kugenza na shebuja yaramaze kugenda, we ikintu yahise akora ngo yacukuye ngo umwobo acukuriramo ya taranto arayitabika. Noneho bose rero wahawe 1 ntabwo yigeze agira ubwoba bw'itaranto ahawe, yakomeje kwituriza. Yarazi ko muri we shebuja atazigera agaruka, kuko ngo yaragiye mu rugendo rwa kure, ni ku ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko babagaragu bo bari baramaze kwizera ko nubwo yabibabwiye azagaruka, nubwo urugendo yagiyemo ari urwa kure nta kizamubuza kugaruka. Bo rero bagize imbaraga n'umwete mwinshi wo kugenza za taranto basigiwe. Bamaze kuzigenza rero bategereza icyo shebuja yababwiye, bategereza ko azagaruka. Ariyo magambo twasomye kuri 19. Aravuga ngo maze iminsi myinshi ishize,
shebuja wabo bagaragu aragaruka aza kubarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Amaze kugaruka mu gihugu arabahamagara, ahamagara babagaragu uko ari batatu, arababwira ngo nari naragiye mu rugendo rwa kure nk'uko twasomye, handitswe ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu nawe ngo igihe kiza kugera aragaruka. Rero amaze kugaruka nibwo yatangiye kubarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Ahamagara umugaragu wa mbere aramubwira ngo nagusigiye itarano 5, none ko nazigusigiye za tarano 5 bimeze bite? Wa mugaragu aramubwira ngo databuja mu itarano 5 wasigiye nahose rwose nakoze iyo bwabaga, ndangije ndazigenza kuramo izindi tarano 5. None rero databuja za tarano 5 uko nazigenjeje, dore ngisi nakuyemo n'izindi ngizi zacire, ubwo zari zibaye itarano 10. Sebuja wabo bagaragu, shebuja w'uyu mugaragu aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya nzakwegurira muri byinshi, rero ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Arishima cyane kuko yarabonye ingororano z'ibyo yakoze. Ahamagara umugaragu wa kabiri aramubwira ngo nagusigiye itarano, none wowe byagenze bite? Umugaragu wa kabiri nawe aramubwira ngo databuja mu itarano 2 wansigiye nakuyemo izindi 2 nazigenjeje, none rero ngizi akira n'inyungu yazo. Shebuja nawe arishima aramufesta cyane, araserebura, aravuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya nzakwegurira muri byinshi, none rero niwinjire mu munezero wa shobuja. Nawe arishima aranezerwa yuko abonye ingororano z'ibyo yakoze. Ahamagara umugaragu wa gatatu aramubwira ngo nagusigiye itarano, none byagenze bite? Wa mugaragu wa gatatu nawe icyo yakoze niki? Yaravuze ngo databuja ntabwo narinzi kuri umunyamwaga, ntabwo narinzi ko umuntu ashobora guhunika ibyo atigeze agosora, ntabwo narinzi yuko umuntu ashobora gusarura ibyo atabibye. None itarano yawe nkuko wayimaye ngiyi akire itarano yawe. Ngo wa mushebuja wabo cyangwa se wa mubosi wabo ngo agira agahinda gakomeye, arababara aravuga ngo wa mugaragu mubiwe, niba wari uzi yuko ngewe ndashobora gusarura aho ntabibye, niba wari uzi yuko ngewe nashobora guhunika ibyo ntagosoye, itarano yifite yari iyawe, wagombaga kuyigenza. Wamara kuyigenza ukayihereza, niba byari bikunaniye wagombaga kuyifata ukayihereza abagenza, bamara kugenza nazagaruka ukamba inyungu yayo ndetse nayo ukayimpa. None rero kubw'iyo mpamvu ariyo magambo yamubwiye, aramubwira ngo kuko ufite wese azahabwa, kandi namara guhabwa azarushirizwaho. None wa mugaragu we unteye agahinda gakomeye, abwira abari baraho bose, arababwira ngo n'uyu mugaragu ntacyo amaze, nimumujugunye hanze mu mwijima, kuko ariho bazarira bakahekenyera amenyo. Nuko umugani Yesu yashiriye abigishwa be wagenze. Ariko mu by'ukuri Yesu ahangaha nubwo yakundaga kuvugira mu migani, ntabwo yashakaga kubacira umugani gutyo gusa. Yashakaga kugaragaza yuko nubwo ari kumwe n'aba bigishwa, nubwo bari kumwe nawe, yashakaga kubabwira ko igihe kigiye kugera agakurwa muri bo. Namara gukurwa muri bo akaba agiye mu ijuru iburyo bw'Imana Data wa twese, aho agiye guhora dusabira ko nubwo agiye ariko azagaruka. Nubwo azagaruka azaba aje guhemba no guhana. Yashakaga kubabwira iki? Yashaka kubabwira ko nubwo agiye bagomba gusenga bakambara imbaraga, bagomba kuba maso ntibatuze,
ntibacike intege, ahubwo ibihe byose nibakorera Imana bategereje ingororano, nibakorera Imana bategereje ko Yesu azagaruka kureba itorero, nibakorera Imana bategereje ko Yesu azagaruka kureba ibyo yabasigiye. Yari yarabahaye itaranto abangaba abacira umugara babwira ngo izi taranto basigiye nimuzigenze, ariko ntabwo mu by'ukuri itaranto, reka mbikure muri iyi mvugo y'umugani. Itaranto bisobanuye inshingano y'umurimo w'Imana. Nicyo Yesu yashakaga kubabwira. Yesu yashaka kubabwira yuko abasigiye inshingano y'umurimo w'Imana, kandi iyi nshingano abasigiye y'umurimo w'Imana ko bagomba kuwukora uko bikwiriye, ko bagomba gukorera Imana, ariko bizera yuko hari ingororano Imana yageneye abayikorera, ko nubwo basize mu isi bagomba gukorera Imana biteguye ko Yesu azagaruka kubarana nabo umubare w'ibyo basigiye, kubera ko inshingano Imana yatanze mu itorero, Imana yatanze mu isi, Imana yatanze mu murimo w'Imana. Buri wese afite inshingano zo gukorera Imana. Hari ufite inshingano y'uburirimbyi, iyo nayo ni itaranto Imana yatanze, iyo nayo ni itaranto Imana yatanze. Hari ufite itaranto yo kubwiriza ubutumwa bwiza, iyo nayo ni itaranto Imana yatanze. Hari ufite n'itaranto nayo yo gusengera itorero, agasengera umurimo w'Imana, iyo nayo ni itaranto Imana yatanze. Hari n'indi taranto Imana yatanze, hari n'undi ujya gukora amasuku ku rusengero. Ariko muri ibi bihe byo biratandukanye, benshi bakora amasuku ku rusengero kugira ngo bazahembwe n'itorero, ariko mbere ntabwo ariko byabaga bimeze. Abakristo twese twajyaga gukora amasuku ku rusengero uko twari tuzi ko Imana izaduhemba, ariko muri iyi minsi hari abakora amasuku ku rusengero kugira ngo babahembe. Abantu benshi baba ku rusengero bakora aya masuku, ibihe byose baba bategereje ko bahembwa n'abapasiteri, barahembwa buri kwezi, ariko ntabwo ariko byabaga bimeze. Nayo ni itaranto Imana yari yaratanze. Umuntu akajya ajya gukora amasuku muri tuwarete, umuntu akajya ajya gukora amasuku mu nsengero, umuntu akajya ajya gukubura ku rusengero, agakora amasuku imyanda yose iri ku rusengero, akayakiza ategereje ko Imana izamuhemba. Ariko muri ibi bihe bikomeye biteye ubwoba, ahubwo ibihe byose baba bashaka indonke. Ninza gukora amasuku muzaduhemba ngahe, ninza gukoropa urusengero, ninza gukoropa tuwarete muzaduhemba ngahe, ninza gutenga intebe muzaduhemba ngahe. Siko bimeze, siko byabaga bimeze mbere, ibintu bikiri mu buryo. Ariko uyu munsi ibintu byahinduye isura. Ariko ndabwira abantu bakorera amafaranga, ndabwira abantu bameze batyo ko bari kwihemukira, ahubwo ko umuntu wese yakagombye gukora amasuku ku rusengero, yakagombye gutenga intebe, gukoropa amatuwarete n'amadushe hirya no hino, ategereje ko Imana izamuhemba. Niyo mpamvu rero Yesu yari yaratanze itaranto nyinshi mu itorero, mu murimo w'Imana. Hari n'abandi bafite itaranto yo kuba bafasha abakene, yo kuba bagaburira abantu, yo kuba bakwambika abantu. Abo nabo Yesu azabaha ingororano bakiri mu isi. Yesu azabahemba, ndetse no kuza ku mwami wacu ari we Yesu Kristo aje kureba itorero azabahemba ubugingo. Ariko ntabwo azabahemba ubugingo nibaramuka babikoze gutyo gusa, batabikorana umurimo, umutima w'urukundo, badakora umurimo bawukorane gukiranuka. Iyo umuntu akora umurimo w'Imana awukorana gukiranuka, Imana iramuhemba akiri mu isi, ndetse izamuha n'ubugingo buhoraho. Yesu rero nawe nicyo akeneye, nuko izi taranto yasize mu isi, izi taranto yasize mu itorero, kandi bagomba gukora umurimo w'Imana bategereje ko Imana izabahemba, bategereje ko Imana izabaha ubugingo, bategereje ko Yesu naza kureba itorero azahamagara amazina y'abo bantu bakoze ibyo gukiranuka, bashyira agaciro umurimo w'Imana. Niyo mpamvu Yesu yaciriye abigishwa uyu mugani, arababwira ngo izi taranto basigiwe ko bagomba kuzigenza, ko bagomba kuzigenza, maze Yesu yazaza bagahabwa ibihembo by'ibyo bakoze bakiri mu isi. Niyo mpamvu shebuja w'abagaragu babwiye ngo nuko mugaragu mwiza, ukiranuka, wakiranutse muri bikeya, nzakwegurira muri byinshi. Aravuga ngo injira mu munezero wa shobuja. Niyo mpamvu twebwe bavuga ubutumwa bwiza, twebwe abavuga ubutumwa, ibyiciro byose bavuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana,
wavuga ubutumwa mu ndirimbo, wavuga ubutumwa mu gufasha abantu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nibatemezwa n'ibyo mvuga basemezwa n'ibyo nkora. hari igihe umuntu ashobora kuba ari umukene ariko yabona umuntu amugaburiye, yabona umuntu amwambitse, yarangiza akavuga ngo uriya muntu wo muri iriya dini, uriya muntu wo muri iriya torero yankoreye ikintu kinkora ku mutima, none ahasengera reka nanjye nzajyeyo. Agahita afatwa gutyo n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana, bitewe nuko yemejwe n'ibyo bamukoreye. Ashobora kuba atakwemezwa no kumubwiye ijambo ry'Imana, ashobora kuba atakwemezwa no kumusengeye, ariko wamwambika akemera, wamugaburira akemera, wamushyirira inzu akemera, ikintu cyiza wamukorera cyamukora ku mutima akavuga ngo muri aba bantu muri iri torero nabonyemo abantu bafite umutima mwiza, yarangiza agakizwa. Ariyo magambo Yesu yavuze yuko abantu batemejwe n'ijambo ry'Imana bagomba kujya bemezwa n'ibyo Yesu yakoze. Niyo mpamvu rero izo nazo ni inshingano, izo nazo ni iterano Imana yatanze mu isi. Yesu acira aba bantu umugani, arababwira ngo nubwo bimeze bityo, abwira ababigishwa ko nubwo bimeze bityo azagaruka kureba umuntu wese wamukoreye agiye kumuha ingororano z'iteka ryose, kandi azagaruka aje guhemba no guhana. Niyo mpamvu twasomye kuri 19 ijambo rivuga ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja babo bagaragu aza kubona nabo umumaro w'ibyo yabasigiye. Yesu azagaruka rero, waririmba jya umenya ngo Yesu azagaruka. Nanjye hagasi imbere yanyu mbwiriza ngomba kumenya ko Yesu azagaruka, wowe usenga amenye ko Yesu azagaruka. Nubwo bamaze igihe kinini, nubwo igihe kimaze kuba kinini cyane dutegereje ko Yesu azagaruka, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo maze iminsi myinshi ishize, bivuze ngo Yesu azagaruka. Nubwo hashize imyaka myinshi dutegereje kugaruka kwiwe, nubwo hashize imyaka myinshi tubwirwa ngo Yesu araje, ariko uko byagenda kose Yesu azagaruka kureba itorero, Yesu azagaruka kureba abantu yahaye amatarano ye, Yesu azagaruka guhemba, Yesu azaza kureba umuntu wese uri mu isi. Waba uririmba Yesu azagaruka, uri we wese ugomba kumenya ngo Yesu azagaruka. Waba uri umupasiteri runaka, waba uri umuyobozi runaka, waba uri bishop runaka, waba uri apostle runaka, waba uri revera runaka, waba uri umukristo, wari we wese Yesu azagaruka. Nubwo twavutse twumva bavuga ngo Yesu ari hafi kuza, ariko n'ubundi azagaruka. Maze iminsi myinshi ishize shebuja babo bagaragaruka abana nabo mare ibyabasigiye, bivuze ngo Yesu azagaruka. Ibyo dukora byose tumenya ngo Yesu azagaruka. Nubwo hashira imyaka myinshi, nubwo hashira iminsi myinshi, Yesu azagaruka kubarana n'umuntu wese umubare w'ibyo yamusigiye, akubaze umubare w'ibyo yagusigiye. Ese wabimajije iki? Ko yaguhaye ubuzima kugira ngo umukorere, ko yaguhaye akazi, ko yaguhaye amafaranga, ko yaguhaye amaboko abiri n'amaguru abiri, ko yakugize umuntu, nakugira inyamaswa, nakugira ikintu runaka, ariko akakugira umuntu kugira ngo umukorere. Ibyo byose Yesu azabikubaza. Ese ko yaguhaye ubuzima buzima, ese ko yakuzanye mu isi kugira ngo umukorere, waramukiranukiye? Ese iterano wahawe warayigenjeje? Ese wakuye mu iki? Ese nubwo wavuze ubutumwa, nubwo waririmbye, ibyo wakoze byose n'uwo musaruro wavuyemo ni iki byamaze? Niyo mpamvu Yesu azagaruka. Yesu azagaruka aje guhemba no guhana. Kuri 30 twasomye ngo n'uyu mugaragu ntacyo amaze, nimumujugunye hanze kuko ariyo basaririra bakayekenyera amenyo. Bivuze iki? Biteye agahinda gakomeye kuba Yesu azagaruka agasanga nta kintu wamaze, kuba Yesu azagaruka ari ubutumwa bwiza utarabuvuze, utarasengeye abarwayi, utarasengeye itorero, utaragaburiye abakene,
utaragaburiye abashonje, utarambitse abakene, utaratabaye abantu runaka, abari barwaye nibo wasuye. Ibyo abantu bose baba mu buzima butandukanye, ibyo babamo byose bakagombye kumenya ko Yesu azagaruka, bakagombye kumenya ko Imana izaza guhemba. Nubwo bimeze bityo, byaba bibabaje, byaba biteye ubwoba, byaba biteye agahinda gakomeye kumva Yesu azagaruka akabwira abanyamasengesho basenze, akabwira abavuga butumwa, akabwira abahanuzi, akabwira bita abakozi b'Imana kandi basigaye babikora n'indonke, akabwira abantu bose, akababwira ngo ntabwo nigeze nkumenya, ntabwo nigeze mbamenya, nimumve imbere mwankoze si bimwe. N'agahinda gakomeye kumva yazavuga ngo n'uyu muririmbyi, n'uyu mupasiteri, n'uyu muvuga butumwa, n'uyu munyamasengesho, n'uyu muhanuzi, ni mu muboha amaboko n'amaguru mushugunye hanze mu mwishima, niho zaririra. Kandi wararirimbye, kandi warabwirije, kandi warakoze umurimo w'Imana. Cyaba ari ikibazo gikomeye, biteye agahinda gakomeye kumva wazagereranywa n'uyu mugaragu mubi wacukuriye itarano Yesu yaramuhaye, cyangwa shebuja yaramuhaye, yarangiza akayicukurira ntayigenze. Byaba bibabaje, byaba bikomeye. Hari inshingano Imana yaguhaye, ariko izo nshingano ukaba utari kuzikora neza, ariko izo nshingano ukaba utari kuba maso. Kandi nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese uri mu isi, umuntu wese uri mu mpande enye z'isi, yakagombye kugenzura itarano ye, yakagombye kuyigenzura, akamenya niba ayikoresha mu buryo butegetswe, mu buryo Imana yagennye, akamenya niba neza koko, niba ari kuyikoresha icyatumye Imana yimuhereza ikigenewe gukoresha iyo tarano. Kandi niba atari kuyikoresha nk'uko Imana yabitegetse, afite ibibazo bikomeye, azahura n'ingorane mbi, azahura n'ingorane zikomeye, azahura n'agahinda gakomeye, kubera ko itarano Yesu yamusigiye atigeze ayigenza neza, atigeze ayigenzura ngo iyi tarano irebe ko yabyara umusaruro. Niba ari itarano ikomeye kuririmba, wakagombye kuririmba abantu bagakizwa, abantu bakava mu byaha, wakagombye kubwiriza abantu bakava mu byaha, itarano ukarushaho kunguka. Itarano nuyigenza ntigira umusaruro, ntacyo bizaba bimaze. Itarano yose Imana yasigiye umuntu wese, Imana izagaruka kubarana nawe umubare w'ibyo yamusigiye. Ariko ndagira inama abanyamasengesho, ndagira inama abantu bose bari mu mpande enye z'iyi si ko bagomba kugenzura itarano yabo bakayigenza, kugira ngo iyi tarano Yesu nagaruka kureba itorero, nahamagara itorero, azasanga umuntu wese yaragenjeje iyi tarano ye uko bikwiriye. Niyo mpamvu ninginga abantu bose kugira ngo basenge Imana, babwire Imana ibahe imbaraga z'Umwuka Wera zo kugira ngo babashe kugenza amatarano yose Imana yabasigiye. Niyo mpamvu mbwira abantu bose kugira ngo ufite ibyo arimo wese, ari umubusambanyi, ari umujura, ari umuhehesi, imirimo mibi umuntu wese akora, ndamuhamagarira gukizwa, ndamuhamagara mubwira ngo nakizwe, nave mu byaha. Yesu ateza ibiganza, ashaka ko abantu bakizwa, ashaka ko abantu bava mu buyobe, ashaka ko abantu bareka ibyaha, ashaka ko bamukorera bakamumenya, kugira ngo batamera nk'uyu mugaragu mubi wafashe itarano akayitabika, akanga gukoresha itarano ye uko bikwiriye. Yanze kuyigenza bitewe n'ibyo yari arimo, yanze kuyigenza bitewe n'ibyo yagendaregamo bidakwiriye, yanze kuyigenza kugira ngo akomeze yishimishe mu isi, kugira ngo akomeze yinezeze. Ariko Yesu agira agahinda gakomeye kumva umwana w'umuntu ufite amaso, ureba, uvuga, utekereza, ashobora gutabika itarano yiwe, kandi yakagombye kuyigenza kugira ngo iyi tarano igire agaciro gakomeye. Niyo mpamvu aya masaha, niyo mpamvu ngubwira ngo wowe utwumva aho uri hose,
uramenye utagereranywa n'uyu mugaragu mubi wanze gukizwa, wanze kuva mu byo arimo, wanze kugenza itarano ye kugira ngo iyitarano izabyare umusaruro ukomeye akazabona ingororano mbi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo n'uyu mugaragu ntacyo amaze, nimumushugunye hanze kuko ariho bazaririra, nimumushugunye hanze mu w'amaboko n'amaguru mu mwijima. Biteye agahinda gakomeye kumva wazajya mu muriro utazima, biteye agahinda gakomeye kumva wazarimbuka, kandi Imana yagushyiriyeho uburyo bwiza bwo kumva ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana turyumva ku maradiyo hirya no hino, ijambo ry'Imana turyumva ku masosho media hirya no hino, ijambo ry'Imana turyumva mu nsengero zitandukanye. Hari n'abagenda mu mihanda bagenda bavuga ubutumwa bwiza, hari n'abagenda mu masoko bavuga ubutumwa bwiza, ariko cyaba ari ikibazo gikomeye urimbutse waba wisize. Si uko utumvise ubutumwa bwiza, si uko utabwiwe ko Yesu azagaruka kureba itorero, si uko utabwiwe yuko ugomba kwezwa, si uko utabwiwe yuko ugomba gukizwa, si uko utabwiwe yuko ugomba kureka ibyaha ukagenza itarano yawe ukayigenza, ukava mu byaha ukirinda kumera nk'uyu mugaragu mubi wayicukuriye. Ahubwo Yesu araguhamagara akubwira ngo uyu munsi fata icyemezo ukizwe, fata icyemezo utangire kugenza itarano Yesu yagusigiye. Inshingano zawe uzigenze neza uko bikwiriye, inshingano z'umurimo w'Imana, Imana irashaka umuntu wese azigenza uko bikwiriye. Numva narekera ahangaha, ariko numva nabwira abantu ko bagomba gufata icyemezo bagakizwa bakava mu byaha, uko ubwami bw'Imana buregereje. Ibyo umuntu yakora byose twasomye ngo maze iminsi myinshi ishize, igihe cyose gishize ndetse n'ikindi gihe kiri imbere. Nukuri Yesu azagaruka kureba itorero, nukuri Yesu azagaruka kureba umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Ariko ndagira inama abantu bose kugira ngo guhera uyu munsi bafate icyemezo bakizwe. Guhera uyu munsi nibave mu byaha, nibareke ibyaha, ahubwo bizere Kristo, batangire kumukorera, batangire gusenga mu kurira mu mwuka, kandi bave mu byaha. Cyaba ari ikibazo gikomeye ntukagenzurire itarano nk'uko nabivuze. Hari igihe umuntu ashobora kubwiriza ariko akora ibyaha, ntabwo ari byo. Hari igihe umuntu ashobora guhanura ariko akora ibyaha, ntabwo ari byo. Hari igihe umuntu ashobora kuyobora itorero runaka ariko akora ibyaha, ntabwo ari byo. Hari igihe umuntu ashobora gufasha abakene, abashonje, akagaburira abantu, akishyura abana amafaranga y'ishuri abana. Nubwo wabikora ariko gerageza ukizwe, gerageza ureke n'ibyaha, nibyo byiza. No kubikora ukavuga ngo reka ngenze iyi taranto ariko udakiranuka ntacyo biba bimaze. N'ubundi buri gukorera inyuma y'urugi rukinze, bikore, gira icyo ukora cyose, ariko nugikora ube ukijijwe, ube warakiriye Kristo, ube waravuye mu byaha, ube wararetse ingeso mbi. Nubikora bizagira umusaruro ukomeye, n'inyungu uzazibona nyinshi cyane zirenze uko utekereza, bitewe nuko ubikorana umutima ukunze, kandi umutima Yesu yicaramo agakwirwamo. Nibyo byiza. Bikore ariko ukiranuka, bikore ariko wirinda icyaha. Murakoze cyane. Arazagushiraho inzira, arazagushiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurura, nzahora mwiringira. Imana igumugisha cyane. Murakoze cyane. Imana igumugisha cyane. Kavuge ngo buri wese nanjye ndimo tugenzure itaranto Imana yaduhaye, kuko ko nabyumvishe hagiye kubaho kubarana. Reka tuvuge Imana y'amahoro igumugisha, kandi Imana ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Amen. Tuya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ivuga butumwa ryacu ry'uyu munsi, ariko kandi tuzasubukura. Ariko mbere ko turakurekura, nimba nta kindi wongera ku butumwa watambukije, uratanga nimero ya telefone yawe ku buryo umuntu yakubona wifuza ko musengana, cyangwa kwifuza no mu zindi gahunda, akaba kwifuza yakubonaho mugasengana, akaguha icyifuzo runaka. Ibyo byose nzi ko buri wese rino jambo ari bwibonemo, nzi ko ari bwibonemo, nanjye hari aho nibonye.
ngomba kugira uko mbigenza. Reka tuvuge rero ngo birashobora ko yagukenera, tanga nimero za telefone nurangiza udusengera Imana. Ni kare. Murakoze cyane. Mbere yuko ntanga nimero ya telefone, ndashishikariza abantu bose gusenga Imana ibaha imbaraga z'umwuka wera zo kugira ngo bagenze amataranto yabo uko bikwiriye. Nimero yanjye ya telefone ni 078 454 4518 078 454 4518. Kare wasenga. Urakoze. Urakoze Mana, turagushimiye ubwaya magambo washyize ku mutima wanjye kugira ngo nyabwire imbaga nyamwinshi y'abadukurikiye bose ndetse n'abazaryumva. Ijambo rekeresha imbaraga zikomeye, urisiga igikundiro kandi rigere mu mitima y'abantu, kandi uko ribasanze ntabari ko ribasiga, ahubwo abantu bafata icyemezo cyo kugukorera, kuko ubwami bw'Imana buregereje kandi umuntu wese ari hafi wabwa ingororo z'ibyo yakoze akiri mu isi. Niyo mpamvu nsabiye umuntu wese kugira ngo umuhe imbaraga z'umwuka wera zo kurushaho kugenzura ibyo akora ko bikwiriye, ko bihuye n'ijambo ry'Imana kandi Imana. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.